ikayi bashyizemo bya bintu zirihera ngaga ntabwo ari biba byamvanze mu mutwe si uko kuri umuhungu mukunda nzabigenza ne koko kuki wamaye gukunda umukoresha wanjye ariko nzabimubwira n'undi namuhaye akazi kubera mukunda nta rundi rukundo rwatumye muha akazi ariko imyaka ibaye myinshi naracecetse narihanganye ariko kwihangana birananiye nzabimubwira sigaye bimvanga no gukora akazi bikananira nta kundi nzabimubwira ndabona barabikoze neza da nibyo ngibyo bakoze neza cyane Sonia, machine rwose. Halo? Oui. Sonia umeze chérie. Meze neza. Umva uri hehe se shaka umushaka? Narindi mu rugo. None se wambabari ukaza nakubwira umva nkufite muri shyushye cyane. Uri mu rugo se cyangwa uri ku kazi? Ndi mu kazi none hamwe ndakwingiza uze rwose dore narasoje akazi. Okay, ndaje mu kanya kanitegure ndahita nkugeraho. Ndakwingiza utebuke ndagushaka mu kibazo kindemereye wamfashamo. Okay, nta kibazo ndaje. Sawa. Sawa meza. Naze mbimubwire pe ndebe ko umutima wanjye waruhuka kuko ndaremerewe pe gukunda umugabo w'umugore ni ibibazo nakundi nta n'akazi kagera gukora Sonia atajya bisi kamumagaye se ubu habaye iki byagenze ute amamagaye afite n'agahinda kenshi kanjya kumureba numva ikintu ambwira nari nanamukumbuye ariko kanze ngende wenda nanamutereta nazasoza kwiga akamakazi kanze ngende ariko ahantu ukuntu habaye gutya hasize gutya koko aba bana nabirukaniye iki muri iyi nzu koko yewe ndaza gushaka undi mupangayi wo kujyamo rwose kuko hamaze gusiga ahantu yewe narabarenganyije cyane hari yego ntibankoreraga neza ariko noneho byarakabije habaye umurenge bisi arampamagaye ngaranshaka kandi abivuze disi afite n'agahinda ubu se yabaye iki kapfe kugenda numva ikintu ambwira nanamutereta akampa n'akazi dore ko nsoje kwiga cyangwa ni uburyarya abantu ubu baba bafite uburyarya ariko reka mpfe kugenda hari ubwo ari bumfashe wenda akampa n'akazi mpfe kugenda ese ko Sonia yatinze we nongere muhamagare se ko mbona bunishe nshaka gutaha noneho ndabona imodoka karibu Sonia ni wowe ukomanga ngo shawo nigenda hano ni karibu ujya mu ijoro ya bibisi Sonia iminsi myinshi karibu wicare wicare rwose dore n'akazi nari ngasoza ntabwo bisubiramo urakoze cyane amakuru se yawe se amakuru yari meza imeze neza yituranyeho none ubwo mumeze neza tumeze neza imvura iragwa ibintu byose nyine ceceka mubwire ibyanjye Sonia nubwo nakubwiye ko ari ibintu bishimishije ariko biteye n'agahinda
gute se mukobwa mwiza? ubu ndeba ndababaye, mfite abakozi ariko hari umuhungu nakunze, ariko kagira ibibazo uburezi. Ni umugabo afite urugo, numva mpamagara ngo papa runaka, biranjagaraza, numva umutima wanjye uturika, kandi ndamukunda. ako warasaze. Ndamukunda pe, ndamukunda. Ngo bamuhamagara papa runaka none ngo uri kumukunda? Ndamukunda, namuhaye akazi mukunze, ageze hano ngo afite umugore, ntabwo nari mbizi. Kandi uzasara. Nese ubwo ntabwo basi ntabwo yigize abikubwiraho? Tujya tuganira se nabimubwira. Ubu uyu munsi nibwo nshaka ndabivuga, ndabimubwira ahitemo akazi twikundanire, cyangwa yigendere mwirukane, kuko kugumya kumubona mu maso yanjye n'urukundo mukunda, kumubona tudakundana ntabwo byanyorohera. Nese pe ubwo ntabwo warwaye toromo? Ukunda umugabo w'abandi? Simbizi. Wazashatse se uwawe? Yarankunda, nawe arankunda, ndabimushyiramo agomba kumwumva. Oya pi ntabwo nagushuka. oya ntunshineze. pi ni ukuri ntabwo nagushuka, urabizi ko ndi inshuti yawe sibyo? akihangana uzashaka uwawe basi, wikunda umugabo w'abandi. Basi reka ndamubwire, basi azanagenda abizi ko mukunda. naguca amazi ntabwo ari buyanjye. pi urabizi ko ndi inshuti yawe kandi ndagukunda sibyo? kamugire inama aho kugira ngo ujye gukunda umugabo w'abandi sibyo? mu bantu bose bakora hano muri kino kigo sibyo? ndumva ko atari we muhungu mwiza ukoramo hano. kwanza uri kumva ko ari n'umugabo w'abandi sibyo? Ni umugabo ariko nanjye yambera umugabo. ese agabatunga muri babiri? wenda akamureka, rega afite n'umugore ushaje, akunda cyane muto, afite amafaranga, afite akazi. reka nkubwire rero mwana wa mama, nkugiriye inama ni ukuri wanjye umwanzuro nawufashe, ndabimubwira ahitemo akazi cyangwa ahitemo kumwumva. bigere rero reka nkubwire nk'inshuti yawe, sinkugiriye inama ukabyanga, ubwo se basi nakwangira urifata ute? urabigenzura cyokora nugira ikibazo ntuze kumpamagara. Resoni ukabyizere nawe kari mu muntu akazi kawe. ariko uzi iyo turi kumwe wenda mbona ari mu kazi, mba numva nishimye, numva umutima wanjye uranyuzwe cyane. uturije ku mugabo w'abandi ahubwo bafite ikibazo cyawe wibimbire, ni ukuri ndamukunda, mba numva umutima wanjye ari we gusa. ubwo se disi umugore we namenya ko bimeze gutyo ku kazi? umugore we ni umuturage, uzaba mu cyaro kure, mbese akodesha inahere. nese aza yiyambitse nk'abanyacyaro? ukuntu ari agasimbi. ahantu koko ndaza gushaka undi mutangaza. ibintu nakoze nanjye maze kwicuza rwose, ni amafuti, ni amakosa nakoze. ni agasirimu ariko araberwa, yambara neza, urumva none saa uzi yasetse uhita ushira byumvikane. ahubwo ni ukuri ibintu nkubwiye, ni ukuri ibintu nkubwiye bikurikize, nubwo atwara umugabo w'abandi. ndabivuga twibane, erega nanjye nyine umuntu tubana, nanjye nitwa umugore. si wowe washatse uwawe? ese niba ari we nkunda, ubwo niba arahitamo. ahubwo mwihorere urugo sibyo? mfite musaza wanjye mwiza. reka musaza wawe se yarize? yarize. iwacu ntabwo tujya dutunga abana batiga, yarize yarasoje. okay, nimba yarize uzamubwira aze muhe n'akazi, hanyuma tugende tumenyana, ariko ntabwo namukunda kurusha papa Fani.